gupfa Imana imaze kumuvugana nawe imaze kumubwira ko igiye kumuhamagara arambwira ati nawe nonaha yitongeraho sinzi binagiye kumubwira mbere yuko ava Imana imanza kumuhamagara abaragiye uzi cyabaye motari wese yishyiramo ko nyine urumva byacitse ibaza na 200 motari savandi bon leta nishyiramo inzu umugore wanjye afite ikibazo cy'ibitenge ahita amugura ibitenge ahita kubita mu mishinga akora icyo bita imbanjiriza mishinga abarahurudutse ubwo motari yibagirwa ko ari motari yaragiye kubera pressure muri bu mane kubeke ni cya motari yagiye yinjira mu ikamyo atiteye ko ngara ko ari bugire abaragiye pa no mu ikamyo motari arapfa wa mukuru wa murumuna wiwe nawe arapfa ahubwo igitangaje kurusha ibindi byose wa mwana muri bukoma yamaze kumva ngo murumuna we mukuru we arapfuye itaba muzima niwe agiye kumutabara umwakubaho koko ibitangaza by'Imana ariko birapfuye birangira ashizeho pressure ikintu cyabayeho nabwe motari nona ugutana mbabarira ubugutane ungeze iremera byehose motari aragutu atwara moto ageze Rwanda X aho kugira ngo motari agabanye umuvuduko irajyagonga umumotari mugenzi we kubeshya ne cyabiye mavango iyo nkweto ukoze manuka ibirenge bikava mu nkweto uyitopfa nategereje ko ndi upfa ndaheba wataye inkweto iyi byarabaye pe negeza ko ndi bupfe ndaheba nijo uzi gutakuriho. Okay, reka tonze twirero ikaze kuri Urban 250 twizera ko byose ari sawa cyane agatangwa rero kuri Urban 250 twaba tujye kuganira no mu Rasta bamwite Gitaf baramuza ahantu hose za Nyabugogo za Remera Kicukiro Nyakabanda muza muri Canada mu Buhinde za Colombia hara kwa Robert ku bantu ujya kwa Robert mana baramuza ahantu hose kwa Didi kukishaba ya waruzi igihugu ya iki gihugu kugitekereza bagitekereje nuwo ngo barakirebye yego baravuga ati igihugu tukite ngo iki yego baratekereza baravuga ati ubuse mufashe ka ya na da ya kubita kuri ka Canada ya Canada kubita kuri da ni Canada kubita ni ka nada kubita kuri da na mana we manipo atari Canada ni wow Canada wow merci baby yeah good afternoon Niko yeah icyo gihugu bavuze ngo reka dufate Canada urumva ko Canada ushobora ngo ya ka kubita kuri ka urumva ko sibyo bya kaka yeah Canada urumva manipo ugiye kubihuza neza wasanga nyine ni igihugu cyo muri Canada ariko gishingiye kuri aragitozi Canada so otherwise umezute okay mu buzima busanzwe ameze fresh manipo cyo nagize indwara yagendaga kabije naguze ibirongoranwa urambebe nangiye gushyira mu mako yari yaguze igare yaguze ibirongoranwa ajya kubibitsa ahantu agiye kubibitsa mu gitondo asanga babyikoreye ubu no kuvango ubukwe bwanjye bwapfuye abantu bantwerereye bahiye abantu biteguye ko nzakora ubukwe bamaze gushya mu kwa munani ndajyamba ngo ndabakarabye abantu basaza mu bukwe bwanjye nago bukibaye ubukwe bwapfuye koko birongoranwa namaze kubibura byagiye he babyibye bebe yagiye kugura ibirongoranwa ajya kubibitsa ku mujama ngo erinega yewe arangije barabyikorera ibase barajyana igare baragikura akamatora barajyana ibase barajyana n'ibitenge barabyikorera nyagasani ariko umuntu wanjyana ibirongoranwa mufashe ni kwa Mudugudu none so ngo wari ugiye kurongorwa we kuki yarangaye we ikibazo cyabayeho yarebye avati nshaka kubijyana mu rugo kuko yatinze kwibwira ababyeyi biwe ajya kubibitsa ku mudada w'inshuti yiwe n'umujama w'inshuti yiwe
byose wagira ngo be bapanze ko uwo mukobwa azajya wa haboro babijyaniye rimwe. Ni gute mani po abantu baranya nako sinzi umuntu wanyibiye ibironganwa aranyanga. None se ni gute ngewe shobora kuba napanga ubukwe ibintu byose nabiteguye manipo byagenze neza umuntu akifata manipo akiba ibirongorano uwo muntu surumva atanyanga arankunda se ubwo ngubwo ahubwo arakukunda kuko yararebye abona ko nta kintu kirimo uwo muntu agiye kuruha uwo ngo wari ugiye gushaka. None se wowe urumva wakwicarana n'umugore mu nzu mukajya inama? Ngewe ndanifuza nyine umuntu wahindura ubuzima bwa Gitafu. Iyi mpamvu mabyifuza ngewe Imana yandemye mu buryo bwa kajagari. Imana ijya kundema. Imana ijya kundema. Nawe yabanje kubaza. Yademeye mu mujyi wa Kigali. Mana byarabaye ariko buriya. Aho Gita ugira iki wowe weze gute kweri? Ngiye mba nifuza kuzajya muri maternity. Ya. Wowe umva bimeze gute? Mba numva nyine ngewe mane bura nyine mba numva muri ngewe iyo wenda duspose ko nageze muri job. Nyine nkora igishoboka cyose kugira ngo tubashe kuba twagendana neza slow by slow. Ariko tuvuge kuri cya kigano cya X large Nzovu yaguze inkweto z'umugore we. Yego. Si wamuhenze? Nzovu nago namuhenze manibo. Ubundi pe kubeshya n'icyaha. Iriya boro yanjye byibuza ya nyuma. Iyo ubona atamezi amagatenike. Kuko ubaze maternity mba naguze agapira, mba naguze uruhu, mba naguze uturive, mba naguze amakore, mba naguze spaguru, mba nateze urumva mendevre. Urumva mba nateze ubugambo mba navuze nabwo ugomba kubonyishyurira ngomba kugira gute koma statement nago namuhenze pe ubwo ngubo ejo bundi manibo ndabyebuka ejo nari mfite job nanjye kujya gukora umuntu umwe aramamagara mu paparazi arambwa ati Gita fungwiramo dungwa akazi ejo nari mfuye manibo ukuri kw'Imana byarabaye ejo bundi umuntu yaramamagaye arambwa ati none haraye nawe yitungwiramo usanga kuri tere dukore yashaka kugira ngo anyibe ya koteti yawe ndimo ndakora inkweto n'iki n'iki ndamukwamo mwereka ko ngewe ndi iki les enfants tete vite ya ubwo mwakoboyi mbaragiye birapfuye birangira anshizeho pressure ikintu cyabayeho nabwiye motari nabwo ndi motari nona mbabarira ubugutane ungeze iremera byihuse motari arabutu atwara moto ageze Rwanda Exit aho kugira ngo motari agabanye umuvuduko irajyagonga umumotari mugenzi we kubeshya n'icyabiye mavango iyo nkweto ukoze manuka ibirenge bikava mu nkweto uyitopfa nategereje ko ndi upfa ndaheba wataye inkweto iyi byarabaye pe negeza ko ndi bupfe ndaheba nijo uzi gute kuriho ndi muzima koko nariciye ngaviva se butwagira uhora ngakora ku mutwe gomvuriho ariko isomo byansegiye niba uri umugenzi uri kuri moto gerageza gufunga casque kandi gurinda gushyira pressure kuri motari mubwira ngo urimo kwihuta niba mu motari niba utwaye umuntu akagushyiraho pressure mubwire ngo bro ngebyo nariyize wintwara kuri pressure koko nshobora kubikora tugapfa twembi none se ya abajya bavuga ngo inkweto yitaka umuntu arayitacaho buriya barabeshye n'igihuha koko ngeje inkweto zose zavuyemo mu birenge zose ebyiri zavuyemo sigara nambaye amasogisi kandi ni wapfa ntago napfuye negeza ko ndupfe ndaheba ikibazo ahubwo ni gutuzi none ako butwicaranye uri muzima utapfuye impamvu nuko nyine turimo turaganira ngiye nakoze uzi gutasa kuri kurota nakoraga komo twamva se mu twanjye uriho wasanga uri no muri koma simbizi ariko none kujya byemere ejo na ukuvangu amavi niyo yavunitse amaboko abamuzima amaso abamazima amatwi nako amavi aravunika birangira mbaye muzima ndashima Imana ko ndi muzima haleluya mere Imana cyobaro manibo uwo nibya bindi baravuze ngo yarusimbutse man bra arumize kuvuga ngo na usimbuka rwamubonye ariko ngene rusimbutse rwambonye byarabaye pe ngejo no mukandida wo gupfa ni namaze kwibarira byabaye kuko motari mbere uko akore manuka
nge narabibona ko yarajya kubita urabona ureba uvazwa next ari mu motera vaga za Sodoma hara muri Marembo ibiravuye gusambana simbizi ava muri Marembo twe tuva hehe navaga ijya Mirambo jama kugira ngo agire muri feruza afunge moto ahubwo yesare kura moto none mucemanje kuko yari kuri pressure vango jita afagiye mu kazi yarajya ahitamo kubita amugongera ibumoso indi moto natugongera iburyo mano dese yaratwaye mu mukobwa mwiza yari mwiza yari kiremwa amatara ubwo mwarabandagaye hasi yo twarabandagaye ndebye umukobwa ndamwane baby boss Paul aramwe ati nawe siju nako jita nawe yari yataye inkweto oya we yataye umutwe yari yataye umutwe nari nataye inkweto ariko namwane baby boss Paul aramwe ati nta kibazo jita biba birabaye ariko motari somo byansigira motari reka gutwara moto nkaho ugiye gutabara yitware nk'umumotari nk'wabyize kandi wari wowe wamushyiragaho pressure urumva ikibazo ni njyewe mane bureka ngo indi nkuru umujemo mwe yari afite mukuru we abamukundana cyane noneho umwana arwarira kwa muganga ahamagara mukuru amubwira ati mukuru wanjye kano kanya right now fata moto usange kwa muganga ndarwemeze nabi undebe urebe ukuntu nkusezere koko ngiye gutabaruka yaramaze kuvanga Imana amaze kumuhamagara urumva Imana imbigira WhatsApp n'ibigira data simbizi nayo urumva manibo jama abafashe moto abwiye moto arambwira ati mota kungeza ahantu bitari wa Faisal uranca ngaye moto arambwira ati ngenda guca 200,000 y'amanyarwanda arambwira ati ngenda yagwa ariko ngeze aho ugomba kongeza kugira ngo mukuru wanjye murumuna wanjye mugereho atari Imana itarajya yari ari kuva hagana yeremo kuva hano nuza hano za hano za nibe za Nyamagabe hano nuza bahita Ibumbogo babaragiye manibo amucangaye Ibumbogo kugera kuri yamuciye mu 200,000 kuko aramubwira ati ngiye murumuna agiye gupfa Imana imaze kumuvugana nabi imaze kumubwira ko igiye kumuhamagara arambwira ati nawe nonaha yitongeraho sinzi binagiye kumubwira mbere uko ava Imana imanza kumuhamagara abaragiye usi cyabaye motari wese yishyiramo ko nyine urumva byacitse ibaza na 200,000 motesa vandi bon leta nishyiramo inzu umugore wanjye afite ikibazo cy'ibitenge ahita amugura ibitenge ahita kubita mu mishinga akora icyo bita imbanjiriza mishinga abarahurudutse ubwo motari yibagirwa ko ari motari yaragiye kubera pressure muri bu mane kubeke ni cya motari yagiye yinjira mu ikamyo atiteye ko ngara ko ari bugire abaragiye pa no mu ikamyo motari arapfa wa mukuru wa murumuna wiwe nawe arapfa ahubwo igitangaje kurusa ibindi byose wa mwana muri Bukoma yamaze kumva ngo murumuna we mukuru we arapfuye itaba muzima niwe agiye kumutabara umwaka baho koko ibitangaza by'Imana ariko amwe ngo numwara inawo man right now iragatsindwa n'Imana nge ntago ushaka kunwa meze nawo ngo mbyemere gute yamagaye murumuna we gutari muri koma nyine urumva we mukuru we yesapfa murumuna bete bamahumga ati mukuru wawe acishene ahita bamwa nyine umva uwari urwaye yesaba muzima wari muzima arapfa dushimira Imana cyane ariko bishatse kuva isome riri muri ibyo bintu pressure ntago ari nziza motari judo stories zifite inyigisho kabisa ariko zifite mambo niba uri umumotari inyigisho twakura muri iyo story inyigisho irimo motari pressure no I don't know umugenzi pressure I don't know yeah I don't know two cyangwa se I don't know one yes birashoboka ariko kumwa ngo why not why me I don't know why no ntago bishoboka ibyo bintu mani ntago bikunda ubwira indi story se wawe yeah indi story rero nuko kano kanyu ngesigaye mvugana n'Imana sigaye mvugana n'Imana nukuvuga ko kano kanya hari ushaka reka ngurugero rwa hafi mani ubu ejo bundi ndashaka guteganya kujya muri Canada wari iyo nkuru ruyizi ndimo ndashaka visa ni visa
visa visit Rwanda. Ni visa yenyemera kujya muri Canada, ikananyemera no kugaruka hano iwacu mu Rwanda. Nzazanye muri Canada mu gitondo, nimugoroba ndi hehe mbone hano iwacu mu Rwanda. Niho nibera mu Rwanda. Byarabaye ruko. Ese mane bo tujye tuganira. Bura mu bukozi ubona bazima nje nako ndimo. Bura ndi umurwayi. Tutaje kwibaza ni muri buzima koko yagiye mpante muri comment bakamwe ngo jita muzajya kwisuzumisha. Yo nari muri biriweze gute nyine mbambona ndi normal wenda muri comment babyandika bakabitubwira iki kiganiro ndaza ko kireba neza ndebe wagwa jita ko mbona uzubwenge ya ubu wananiwe no kufungura basi n'uruganda rwa Kirida. Anyway, ngiye ndimo ndafungura uruganda rwo korora inozi imitubu. Nabonye isoko. Imitubu iri ku isoko, ndashaka gukora ikintu bita imitubu. Ko kurumva ni amatungo magufi kandi udagomba gushora. Imitubu shazenda hano hari zanuza bitegena mbirobe mbijyane ku bashinwa banyera amafaranga. Abashinwa nibo babirya. Ya n'amanyarwanda ushaka kurya imitubu. Ariko nabonye ahantu ushaka kuba najyana imitubu nkayigurisha nkabe nakubona ubuzima bugahinduka. Nabyo birashoboka manibo. Why not? Kubera iki ngewe? Why me? No, I don't know. Why? C'est possible. Yeah. Wabirebye muri film ibyo. Ibyo ngibyo abukuze ko none ki hari umuntu wambye man manibo shobora mukobe banutse man. Arambwa ngo ndi stupid motherfucker ngo marafaka man yabwiye ibigambo. Namudodiye nkweto asanga natinze kumododera. Aranuka namwe bindi byabo ngo ndi stupid ukora akazi ari kuri serious haramwa ngo ndi stupid man muri stupid mu Kinyarwanda bisobanuye iki bisobanura ko nyine uri ndo mukozi w'umuhanga wow ya ariko narababaye ngende stupid man ariko tunareye kinavana imbo ariko man imbo ikintu cya mbere cyo mu buzima bwacu bwa buri munsi ngiye ngomba gukora umukiriya ngiye nkemera yaba ari mu goroba nkamukorera ninjoro nkazikora mu mvura mu zuba yewe muri uturuturu yewe tatawe ariko mana we waraturengeye mu ruturuturu ko nkabikora mbaye gutongana ariko aha pora hari byana we mana yesu we ariko bura manibo uwe ngobo ngenja nibaza ikibazo kuri ngewe ko ndo mwana sinegeze ngirirari banyarwanda namwe abanyarwandakazi ba diaspora namwe abantu badukurikiye mu ngira inama ngewe ndo mwana sinigeze ngirirari ariko ku myaka 18 magaze kano kanya sike ngirirari sinzi ikibazo mfite why not kubera iki ngewe ubwo ushobora gusanga ari impamvu ziri biologique sociable impamvu ziri biologique biologie nese manibo biologie ngewe niba ku myaka 5 sinigeze ngirirari imyaka 3 sinagize irari imyaka 4 sinarigeze ngize imyaka 18 combien nangiye kugira irari urumva ni ikibazo gikomeye gita basi mama umunota umwe wo serie umunota umwe wonyine yego mubaze ejo abana b'abanyeshuri twahuye bakoze CZM ikizamini cya nyuma bishimye cyane aho gati barangije ibizamini wow ni iki message wabaha iba motivating ubundi motivation ya mbere ni ukwigira confidence ubundi mu bintu biba byose uzakora manibo igihe cyose udafite kwizera muri wowe kungana n'akabuto kangana na sinapi ntago zigera inzozi zawe zibimamo sinapi no kuvuga ngo ni ikizere wowe muri wowe why not wizeye ute no kuvuga ngo confidence niba urangije senior 4 niba urangije senior 3 niba urangije senior 2 niba urangije senior 5 senior 7 senior 8 senior 4 nako senior 9 yego niba ibaho simbizi ariko bishoboka ko nyuma kurangiza senior 9 gendo gira gute umande bya bindi mwana makwigishije
wizere, numara kwizera ubundi byose birashoboka. Hari umuntu uvuga ngo ngiye kudefanda, umuntu adefanda ryari? Adefanda mu gihe agize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Mu gihe udafite kwizera, reka ngo urugire Manibom, umwami Yesu yajyaga kuvura abantu narindi banaga yakoreshaga, yarakuvuraga, yamara kukuvura kukubaza ngo ese kwizera kwawe ufite kwizera kungana iki? Ukamwe ngo yego mwami we ndizeye, kuko ngo kwizera kwawe kurakukijije. Yeah, it's okay. Bishatse kuvuga ngo nawe urubyiruko warize, urimo kwiga, ushaka kwiteza imbere, mbere na mbere confidence nicyo kintu kizatuma ugomba kuba wowe, ugomba kuba wowe. Ndabizi urimo kundewe, uzascrollinga uzamure utambike, ariko icyo mpamya neza ndabizi ko umuti urasharira, ntago umuti uburyohereye, ariko ubuhamya cyangwa se ijambo nakoze na kano kanya ni uko ugomba kugira kwizera kungana n'akabuto kangana na sinapi. Ako sinapi ntabwo ngiye nyine. Sinapi na Snapchat. Sinapi ni icyizere, ni confidence. Kandi uvuga akabuto kangana na sinapi. Sinapi sinzi wenda muri comment babyandika. Wabikuye ese sinapi? Sinapi njye siga niga icyongereza cyo ku muhanda. Siga mfite umwarimu ngigisha gutukana. Ile se niki? Why not? Kubera iki ngewe? Why me? Yakubwiye se ko why not uvuga kubera iki ngewe? Mfite umwarimu umuntu ngigisha icyongereza pe akabimbwira byose kamwe ati why not kubera iki ngewe. I don't know. I kiss you. I miss you. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyo misatsi wikoresha ngahe? Imisatsi yanjye mfite mu baby ni ukuvanga ino misatsi iyo ndi bujye kuyikoreshayo nshaka kumana nk'umunsi wose. Anyway, nshaka kujyayo ni handi uzamamagara ukumva ngo byanze. Ubundi no musatsi yatamenza make byebuze anca 10,000 aba yahejeje turanaganira akaba mu karongo akagukora umunsi wose kuva mu gitondo paka nijoro. 10 ariko no kuvanga ngo kuva après-midi kugera avant-midi agacumi mba nakamurambikiye agahita agatsindira. Après-midi mpaka avant-midi aba yatsinda ariko buriye. Ariko Manibom njye nibaza ikibazo kimwe mu buzima bwanjye, ese nyuma yuko umuntu aba umustar cyangwa se nyuma yuko umuntu aba icyamamare bishoboka ko hari ubundi buzima ashobora kubamo? Aza Olivier ni ubizi. Turabure Olivier Nyoza tubwire. No kuvanga ubundi mbere mbere ubuzima bw'ubustar nibwo buzima bwa mbere nabonye busa nkaho bugoranye ukuntu kujya guhaha uripfuka muri quartier ugomba kwihisha. Uba wihisha ndari nyine urumva umuntu akubwira ngo n'umuntu ngo nakubona nguraburaburije. Bishatse kuvuga ngo ubustar buri mu bintu bishobora gutuma nyine ubaho mu buzima busa nkaho wakoze ibyaha. Uhora wihishe hego koma niwajya kuri wese utihishe. Nge no hano nuye kujya kuri wese nega moto ni Kabeza kandi uyiremera yakoma baraturengeye. Imana no umurengeye. No kuri Imana igira amaboko ikagira n'amaguru. Imana waraturengeye data. Why me? Kubera iki ngewe? Ese Manibom ndibaza igikombe cy'isi umunsi niyo finale. Nari nejo ku cyumweru. Ni ukuvuga ngo icyumweru nyitiranya kwa gatatu ngugira ku cyumweru, icyumweru kigira kwa gatandatu mu nsengero. Ufite ikibazo mental. Ikibazo kiri romantique ahubwo. Kuko mental ni baba petit ni kineke baba tarabyomba neza, ariko ni ikibazo kiri physical, ikibazo kiri romantique, ikibazo kiri public. Ibyima nikora. Umunsi ni kwa gatandatu ari abantu benshi bakoze ubukwe. Dusatira umusozo utubwira cyangwa uje uwa message abantu bakoze ubukwe uyu munsi. Ubundi be nambere mu bukwe bwose Manibom umubebi niba ujye gushaka umugabo ukabuzi neza ko wabyaye iwanyu umugabo mugiye gushaka ukabuzi neza ko mutabyaranye, mufate umujyana ahantu hatuje, hari ahantu haba inyoni ziririmba, hari ahantu haba ingurube ziririmba, hari ahantu haba amatungo aririmba, umujyana ahantu hatuje. Anyway umubwire ngo shushu be
byarabaye baneye inda mu buryo butunguranye ariko nubwo uri inshuti yanjye emera ko kano kanya natewe inda mu buryo butunguranye kugira ngo tubane mu mahoro iyo bimuhishe ejo naje wundi umugabo mufasha akazasanga warabyari wanyu arabangamirwa urukundo rukatangira kujya gute kuba 1%, sibyo ya bishatse kuvuga ngo rero ikindi cya kabiri uri umugabo wabyari wajya wenda wateye umukobwa inda bigutunguye fata umugore umubwiza ukuri mugati shushu be byarabaye nabyariye hanze mu buryo buntunguye byakire mubane neza kandi ikindi cya kabiri ushobora kuba ufite umubebe mukabana utamukunda mubwati shushu be kano kandi ntago nkwiyumvamo umubwiza ukuri kugira ngo urukundo rwanyu ruzagende neza ngombwa ejo wenda umubebe bambwiye ngo ngewe ngafite ikibazo cy'uko tutegeze dusezerana nabwo ni baby ngiye ntago twasezerana tutajya kwiga icyo bita imboneza mu bantu tuzamanza tujye kwiga kuboneza nitumara kwiga kuboneza ibindi byose bizaza mu nyuma kunda ugukunda kuko ukunda akunda abandi kandi igihe cyose ukunda nawe azagukunda gri pose nya kamera.